tuhagera twakiriwe neza n'umutima mwiza, bose abapadiri bakingura amarembo abantu barinjira, ariko icyo gihe abantu binjiraga bataramenya kuvangura mu muhutu mututsi, abantu bahungiye kimwe uruvungi, ngira ngo bari batarasobanukirwa. Twinjiramo, hanyuma y'igihe gito hatangira kwinjiramo abantu n'amagrenade n'ibyuma. Ubwo abantu batangira kugira impungenge, babivuze Padiri Nania yari umusore we kandi yari ekonomi, Padiri Andrea ni recteur w'ishuri, batangira gushaka mwana gusaka ibi kuri rarembo, bakuramwo winjirana inkota, winjirana na grenade, babibika, ariko bakamureka kinjira, barabibambura babishyira mu kumba hariya byinshi. Abantu turara hano ko twinjiye mwana ku itariki ya 7, ku itariki ya 8 twirirwa hano ku busitani hose no kuri paruwasi, hari abantu benshi. Noneho padiri batangira gushaka ibyo gufasha abantu kugira ngo ubuzima bukomeze, bashaka ibyo kubagaburira. Noneho ku itariki ya 9 haza ubitaga Mbonameka Stanislas araza. Ngewe nari perezida wa Caritas hano muri paruwasi, ntuye hano hafi. Asanga ndi kumwe na recteur ko twe dufite stoke ya Caritas, ambwira ati mwadufasha uko tubona umuceri wo kujya gutekera abantu. Tuva hano ku seminari tujyana kuri paruwasi, tugarutse tuvuye kuri paruwasi tuje gushaka abantu kujya kugira guterura kugira ngo baze ariko twe tumaze kubara neza, umenya ngo iyi sari irimo abantu abanaba, irimo abantu abanaba, iyi muvorera ajyamwe ibi nibi. Turaza tugeze hariya duhura na Mbonameka, ari mu modoka ya Pajero, arakata imodoka yegera recteur, aramubwira ati rwose ndashaka ko abantu bose basohoka bakajya mu ngwi wabo tukarinda umutekano wabo. Urumva ko ibonye abantu nk'abo bavugana usa naho witaje gato, ariko narumvaga ko ntabwo byari ngombwa ko mbegera cyane, ariko numvaga ibyo amubwira. Undi aramusubiza, buriya Andrea akunda kuvuga rwose metre nako yamubwiye, uko mbikubwira uko niko nabyumvise. Ati hano hari abantu baduhungiyeho, icyo baje bahunga sinkizi, sinange bahungishije, ariko icyo mfite ni ukwakira abantu. Ntabwo rero nafata abantu bamungiyeho ngo mvuge ngo ni musoke, ahubwo rwose metre icyo wamfasha wagenda ukanzana nk'agafuka k'udushyimbo tukareba ukuntu ubuzima bw'aba bantu tukabungabunga. Umugabo ntabwo byamunyuze pe, ese akata imodoka vuba cyane. Aho yagiye sinakubwira kuko sinajyanye nawe, twe dukomeza urugendo twumva ko yenda birangiye. Twinjiye mu kigo, hari agakorodoro akabonye, yuri ureba muri ekonomepfo ukareba na hano ku igihe tugikata gutya haba haje agaheregisi gatukura karimo abajepe nka 4 n'abandi basore b'interamwe bafunze bitambaro bitukura, barasimbuka. Ubwo batangiye kumwataka, baramubwiye ngo turashaka, bakubwiye ko abantu barimo bano bahungiye hano mu basohora. Ati rwose ntabwo bishoboka. Bati ntibishoboka. Ati ntibishoboka. Ati ntibishoboka. Bakafata imbunda bakarasa. Ubwo urumva imbunda ivuze, nawe ivuze duhagaze hano uko ibintu bihinduka. Noneho ngewe ntangira kugira negera urukuta. Igihe nkegera urukuta abakubise isasu rifata itafangi kona mu itafari ribaye ivumbi. Noneho ndeka kugera kugira gute kunyeganyega. Arasa amasasu 3, arasa hasi, yongera arasa ku ruhande, nkabona ipantaro ya padiri agira ko ari ku padiri, akongera akamubaza, nturemera ko aba bantu basohoka?
rwose oya ntabwo nshobora kwirukana impunzi zampungiyeho. Ubwo ngo noneho rero ungiye kukurasa, yahise amukubita isasu ni hano yikubita hasi. Ubwo undi yazamutse niyo bamurasiye haruguru, we barashe mu gahanga neza kuko ntabwo we nta no kwirwa uvuga ngo urumva yahise baranje kubasandereye. Isasu rivuze ryandira yikubise hasi n'undi nayo bararashe aramurasa. Aje bahura mu irembo hari basubira muri ya modoka, avuga ngo uriya ntabwo bamurashe mu mutwe, aragaruka kubera ko Andrea yari yaguye atya nizo zirantoke zirashe, arongera ararasa, arashe yibwira ko hari ngira ngo yarashe umutwe. Je nagiye kubona mbona ibintu bitumuka gusa, mpagarara hahandi bikubita modoka baragenda. Ubwo naniya byari byarangiye. We hari umupadiri w'umuzungu witwaga Dotito ahagarara hariya arareba mu gakorodoro, abona ubwo arambona uko nagagaze hahandi agira gutya arandembuza, azana brankari terura padiri dushiraho. Igihe tukigeza hano basuye bazanye naniya we yarangiye umutwe wa byarangiye. Ubwo mu mwanya igihe Andrea yari ikintu yarimo kuvuga Seigneur n'igihe wamuteruye, noneho Padiri Dotito ajya mu cyumba kuzana ibitambaro n'utundi tuntu two gufasha aravaga cyane. Igihe nyuri hejuru hari undi mwana umwe sinzi wari wambaye ibintu by'ijoke, ari nk'umwana uruhukiye hano mu seminari, araza azana fanta ayizanye. Igihe akiyizana gutya abandi babarinjiye, ubwo nahise nsoka. Uko byagenze ubwo nyuma ni ibindi mpita nsoka. Ariko badinaniya bamurangije, ariko mbere yo kumwica babaje kumubwira ngo kingura izi nzu zari zikinze, ariko harimo abantu. Gukingura tishobora gukingura ngo mbaha abantu bo kwica, sinshobora. We yari n'umusore, urumva umuntu umusore ntago ngo ngura kingura byanze bikunze ngo ntago ushaka gukingura. Iki kigo ni icyacu, nta n'uburenganzira mufite bwo kukivogera kuza kukicaramwe abantu. Padiri baramwica. Icyo ngicyo nzi ni ikibazo kimora ku mutima, ndaza no kubishima hariya kuko twaje kwibuka hano. Urabona ni ishuri mu myaka 23, urumva ntabwo ari bwo bwa mbere twibutse. Ariko icyo kibazo nkakibaza, kuki abantu baribuka abantu bawo hano, ariko sindumva abapadiri namwe mwibuka Padiri Naniya. Ubwo ntabwo bahise bansubiza, ariko ikibazo urumva ko baracyumva. Ndumva nari magaze hariya mbibabwira, ndabibasabye nanjye dushake ukuntu umuntu yagirirwa ikintu cyo gutuma yibukwa nkuko natwe twibuka abavandimwe, abana bacu, inshuti. Ubwo kugeza ubu ngubu maze kujyangira icyizere cy'uko numva ari nk'ibishoboka yarakwiye kujyana we mu batagatifu. Bamwigireho ko kwitangira intama zabo. N'aba bana bo mu seminari rwose, urubyiruko ruraha abana b'abaseminari bamwigireho kwiko iyo wemeye kwemera ko umusaseredoti cyangwa se ukemera icyo cyose n'umunyamakuru nawe icyo wemeye urakitangira. Naniya yari umusore Pepe yari umwana w'umusore, yakiri umwana. Ariko agaragaje ubutwari bukomeye budashoborwa n'abantu bose.